yacu ikipe y'abanyarwanda ibyo bintu byo muri Rayon Sport byaravuzwe ya na championnat muri kumbaza championnat cya Fazare irangiye championnat igiye gutangira ishize cyangwa Fazare muri Fazare Fazare bumva bashaka konsubirayo Kanyabugabo yaraje arabimbwira arambwira bashaka konsubira muri Rayon Sport ndavuga nyefite amasezerano na Kiyovu kandi Kiyovu na kibazo mfitanye nayo arambwira mwebwe nimba mubishaka muvugane na Kiyovu Sport ngewe ndacyafite amasezerano nabo urumva nta kintu kimwe nakora Kanyabugabo avugana na sinzi ibyo bavuganye arambwira ko bishaka bitagenze neza ariko numvisha abantu hari abavuga ngo bashatse ngo kurya amafaranga ngo kugira ngo batanga amafaranga menshi we yagira icyo asagura ariko byukuri nimba ari n'abarebe batekereje ko Kanyabugabo yashatse kurya amafaranga bamusaba imbabazi ko baramubeshye na kintu kimwe cy'amafaranga cyari kirimo kuko byari uguha amafaranga Kiyovu ifite ibiceri byo mukire Kanyabugabo iki kintu sinzi niba ari Kanyabugabo afite amafaranga twebwe tuzi ibintu byo muri sama kumbi muri aka gatreve gato mbere ko Fazare turitangira nabwo byarabaye ko ikipe ya Rayon Sport yagushakaga yego rumva yashuwe yashaka umukunzi wa Rayon Sport urumva bikoraga nk'umukunzi wa Rayon Sport ariko nanjye ngamubwira nk'umukinnyi ufite amasezerano na Kiyovu ngamubwira ngiye ibyo sinshaka kujya hagati mu bikore nk'ama equipe nimwumvikana nta kibazo nimutumvikana mfite equipe nzagwa muri equipe yanjye nta kibazo kimwe mfitemo nuko situation yagenze rero abantu bagiye bavuga numvisha ngo Kanyabugabo yarambwiye ngo abantu bavuze ngo bashaka kurya amafaranga ntabwo urwego ngezeho ubu ngubu ntabwo ari urwego rw'umukinnyi umuntu yamfata akanwa ko ashatse bose abo bantu bamusaba imbabazi ko baramubeshye Kanyabugabo afite ubushobozi ntabwo ari umuntu wajya kugira ikintu ashaka na kimwe njyewe nyuma yaho ntabwo twongeye kuvugana Kanyabugabo kuko urumva situation ishobora kuba byaranze ntabwo nari kumubaza ko nafite amasezerano biraceceka birangira uko nguko nuko yaje kumbwira ukuntu situation yagenze nanjye birambabaza ndavuga nta kundi bibazo bibaho ariko nta kindi kintu yashaka wowe yaje ambwira nk'umuntu wo muri Rayon Sport nk'umuntu wo kumite Sport ntabwo yaje ambwira nk'umuntu inshuti yanjye yaje ambwira nk'umuntu ndavugira njyewe mama nyene mwumvikana nimurangeza kumvikana nanjye turavugana nimba rero Kiyovu bitarumvikanye bitaragenze neza nyuma yaho ngiye nabwo ngiye kuvugana nabo mbere icyo gihe mbere yaho mbere ko championnat itangira se bari bagushatse naho byaravuzwe mbere yuko berekeza muri Kiyovu wageze no kubira bya Rayon Sport ariko ntibyakunda naho twarananiranywe twaravuganye n'ibyakunda twarananiranywe biba ngombwa ko nerekeza muri Kiyovu habishyizeho umucyo si ibyo bintu bituma abigize rwose clear byari nibibazo tubariza reka munyemerere nyure no kuri YouTube nibibazo byinshi cyane Sefu rakunzwe pe Sefu ariko se wasira Sefu turamwemera naza muri Murera uyu ngo yati ubwo ndi kugenda mpita mbisoma vuba kugira ngo ndebemo ibibazo ati wasiri mutubwirire ko muri rero tumukeneye yitwa niyo nkunda yitwa Ndatimana Eric yashyizeho imitima y'umweru n'umukara ati baravuga reyo yego oyumweru n'umukara yitwa Twagira Mungu Anastase nawe ati nta Sefu muri reyo ngo asigaye ari okwanduranya abavuga baricyo bavuga iki naba nta kintu abo ngabo ntabwo bajya babura nta kintu nabivugaho n'ibintu bisanzwe Sefu se yanduranyije kuri ndekadira ntabwo tugenda dushyira mu tubazo tw'amatsiko duke yego genda udukubitamo nanjye ndi kugenda nsoma vuba Sefu burangwa ngo ntajya atunga nimero z'abakinnyi benshi buri wari muri aperi waza arafite nimero y'umuntu umwe byaba ari byo se genda nabyumvise bakaransekeza bari nzapfa muri cyo batunze y'umwugo ngubwo rero urumva Kiyovu ko ari kapiteni ari suppose yo gutunga benshi kuko abanyuramo bahamagara ariko Sefu tubwiza buri aperi yaragwaza arafite nimero niba ari yaho mborenga gusa nari nzifite ngeze ku kibazo cy'uwitwa Mutanyi Brian ati Sefu nuhe mukinnyi wahuye nawe akakugora cyane wongera umumbarize
akunda uwuhe mukinnyi hanze n'iyihe kipe afana hanze y'u Rwanda? yes Mukinnyi wakugoye uri kuri 6 adversaire yaba muri national yaba muri club mu marushanwa yose kavuga uti iyo ari match yarangira cyangwa se ubaho yakase mu Rwanda hose we terateranya utubwira wakugoye kivuza ko match yarangira ku munota nko kwa gatatu cyangwa se umukinnyi wakugoye kabisa uravuga umuntu yambaye yakase match nyinshi ariko hari umukinnyi ukina muri South Africa wambara gatanu ari muri gikombe cya Afrika witwaye neza cyane sinzi ukuntu bamwita Mokoena cyangwa Demba Zwane ninde ari Mokoena aya Temba yari imbere banza yambara Mokoena ni Mokoena ura Mokoena aragoye umukinnyi n'umuhanga cyane ejo bundi yaraduhitanye Aaron Mokoena no umukinnyi nahuye nawe ubona uri umukinnyi ukina baro zijya imbere abagoye cyane babigoye cyane bitewe n'abakinnyi yagiye muri abo hanze n'iki aramukinnyi aragoye cyane pe ariko mu kibuga nka match ya South Africa mwakinnye match nziza nawe by'umwihariko wakinnye match nziza umutoza yeye yaguhaye izi nshingano ko nakundaga kubona ucumutse ukajya kwatana uri mu bantu batangiragizaga pressing we na Keve na nshuti ari hafa ibyo ngibyo ni ibintu umenyereye maze gukina igihe kinini bitewe na situation urimo hari ibintu umutoza atakubwira atakuba kikubwiriza ngo umuntu nawe ari hariya urahagarara ibyo bintu maze nawe kubimenyera zira ni ibintu ugenda uhura n'ama equipe ugenda umenya abakapiteni y'abakinnyi ko uyu nguyu ni muho mwanya uyu nguyu arateza danger ni mwegera na danger ateza ibintu nawe ukigenda umenya hari consigne umutoza guha ariko nawe hari ibyemezo wifatira nk'umukinnyi mu kibuga ibyemezo ufata nk'umukinnyi abatoza numvise ko banakundira abakinnyi bafata ibyemezo rimwe na rimwe buriya mu kibuga ariko se mbere ko nkubaza iki kibazo cya nyuma Sef uyu mutoza wa equipe nationale uyu nguyu witwa Frank Torstein ufite aka kanya maze imikino ine mudatsindwa match atandukanye n'abandi batoza bose umuryoshye kabisa mu mizero umuryoshye ko twabonye Amavubi yahindutse cyane atandukanye n'abandi uriya umutoza ukunda kuganira n'abakinnyi yabona ari kimeze neza cyangwa kitameze neza arakwegera ushobora no gusanga mu cyumba akakuganiriza umutoza nyine uciye bugufi na kibazo ajyana n'abakinnyi akaba n'umutoza ugira igitsure nanone ibintu bye agomba nimba yakubwiye ngo aragushaka saa moya agomba kubona saa moya nabyo kuvuga ngo urarinjijeho umunota umwe kuvuga ngo urinde ugomba discipline muri groupe y'abakinnyi bose bagomba kuba bangana gahunda ari imwe mu kazi n'umuntu uri sereye cyane akaba n'umutoza muri match utagishyira pressure abakinnyi buriya ushobora no gukina 30 ataranaguhamagara akakwihorera kareba akashaka kuza gukosora mita irangiye atanga ubwisanzure ku mukinnyi mu kibuga akaba wakora ibikurimo na pressure yagushyiraho ndamwemesha Peter akabazo ka nyuma ni iki kijye gituma ngo yuri bukine match ngo byuka ngo kwiruka ngo gukora cross ngo kanyonga n'igare bigeze kugusanga uri kunyonga igare mugiye gukira uri muri IC ngo mu gitondo ngakora cross ngo zamuka imisozi kandi afite match ubwo si ukwinariza Sef mumaze ngo n'abagendo kubera iki buri mubiri ufite ibyo wamenyereje ntabwo ngiye mfite match nagomba kugi ngomba gukangura umubiri wanjye niyo mpamvu ngiye yo kuba mfite match kenshi njya muri gym n'iminota 30 cyangwa isaha imwe ngomba kujyamo cyangwa irukanka mu minota 30 mu wanjye niko nabumenyereje mfite match ngomba nagomba nshaka ko njya muri match ngifite wa munaniro umunsi wose ibura yukunda n'ufaniye equipe kugira ngo uze cya kibazo ufaniye equipe ukunda nde Ibrahim mfana Chelsea umukinnyi ukunda Casemiro nkunda imikinire kase Sef Kamba na roho tubwire kuri aperi gato nari wanyuzemo aya makipe abiri kuri wowe yafata gute kuri wowe na makipe ufata gute atandukanye gute isugiza amahirwe buri yose ukayigarukamo wakora iki wahindura cyangwa zose zikaza ku meza zitanga amafaranga byagenda wawe wajya na ama equipe y'ibigwi kuko yose nayakinyemo kandi nayo sinagiyemo byiza pe natwemeye ibikombe n'amakipe ararwanira igikombe ya mukinnyi wese yakifuza kujyamo aje nshaka yose
buriya nawe nyine bimaze gukina umupira urareba ukavuga asangaha ndahakura iki ahangaha se kariyeri yanjye iravangaha igera ahangaha muri icyo gihe bitewe n'uko ekipe muri izo ekipe wenda imwe ihagaze nabyo bireba ukavuga ekipe ingi ishobora kongera ubushobozi kuba bumeze gutya cyangwa iyi ngiyi ishobora kariyeri yanjye kongera ikayizamukamo gakeya ibyo byose urabireba kuko zose ni ekipe nziza utabasha kugira kuvuga ngo nafata iyi ngiyi nkayireka oya iyo zije gutyo uratuza ukareba bitewe n'ibyo ushaka wowe. Ariko Sefu ngewe uburyo wavuye muri APR n'ubu hari abafana ba APR bajya bavuga bati Sefu yavuye muri APR ataduhaye ibyo twatutegereje cyangwa se ibyo twamuguriye yavuye yimburagiye. Sefu uburyo wavuye muri APR ntabwo bwavuzweho rumwe, wadufashije ukatubwira nk'inkuru itaravuzwe cyangwa se igitaramenwe kuva muri APR kwawe untold story, ukuri tutamenye ko kuva kwawe muri APR FC. uze no kutubwira niba uticuza kuba waravuyemo imburagihe. Buri munsi kiyobo ko njana murabimbaza buri munsi ko njana muri studio turashaka ko utubwira ibitaravuzwe cyangwa se ibitaramenwe. Oya na kintu kimwe Sefu ari bivuga ko wasimbutse ngo igipangu ukagenda bakakubura adiri ngo akagushaka agakura ngo agaserera n'abantu b'abasekirite ibintu bikuta umuntu asohoka ibintu nk'ibyo ngibyo. na bitaravuzwe nuko ibyo nababwiye niko byari bimeze nuko hari haje mu situation bituma tudahuza n'ubuyobozi turatandukana mu mahoro ariko nta kindi kibazo ngengera na APR na bamwe n'ubu turaganira bakambaza amakuru nta kibazo kimwe nigeze ngirana nabo kitakirenze. Ntabwo wicuza kuba utarayihaye ibyo wagombaga kuyiha. Ura mu mupira ni urugendo ushobora kuranga umunsi ejo ukisanga ngaha cyangwa ukaba usanga ngaha ukazanasubirayo. Umupira ni kumera ntabwo bavuga ngo ndicuza gusa APR ni ekipe nziza ikomeye kuyivamo nuko ntabwo ari ukuvuga ko hari ikigabanukaho ariko nanone ni muri kariyeri y'umupira ntabwo bavuga ko ari ukwicuza kuko n'ubu ngubu ndacyakina ndumva nta kibazo. Iramutse kwegereye nta kibazo wasubirayo. Tuvuganye nta kibazo bitewe n'umupira urumva kariyeri yanjye ushobora kuva ahantu ugasubirayo nta kibazo cyaba kirimo na kimwe. Tubwire kuri Rayon Sport scenario yawe yaravuzwe cyane ibintu byawe byarashobora mwaranavuganye wowe Kanyabugabo Desayi bakujyanyeyo hari n'abavuga uyu mugenzi wanjye twicaranye nanjye baramvuze banshyize mu majwi mbona iyo bivuge bose Sefu nanabivuge ntabwo Sefu nigeze mujyana muri nta nubwo nzi ibyo Sefu duhe tubwire ibintu byawe muri ngo biranga neza ibintu byawe muri uko byagenze nta kibi kirimo tubwiza ukuri uko byagenze. Urumva rero ngewe ko umupira wo mu Rwanda kabisa ndavugwa pe ndavugwa ku buryo bigeraho ngaho nkabura n'icyo nsubiza kabisa ko umutse mvugwa hibe ejo nkavugwa hibi n'ibyo nzi ibyo nazi ibyo nzi n'ibyo nazi. Yes, turi kumwe na Niyonzima Olivier. Ibibazo byabaye byinshi hano kuri YouTube ariko ibibazo byose arimo akabara k'umweru n'ubururu adushubije ko agiye kujya hanze gusohoka azagenda n'ibikunda siko bimeze se bivuze ngo tuzakubona uje nk'umukuru ntibijya bigutera agaso niyo ubona abandi baje nk'abakuru wowe uturutse hano mu Mirambo. Urumva biba bigoye bitewe n'abakora abakinnyi bose mba mwarabanye ariko buri agira igihe cye ndizera ko nanjye cyanjye kizagera nta kibazo ntabwo ni ishyari ryiza. Sefu ku myaka ugezemo ni imyaka ubundi abantu bavuga ko ari imyaka myiza yo gukina irimo amafaranga irimo experience irimo ibintu byose. Iyi myaka yawe ufite iri imbere iri hagati y'10 ndetse n'8 iyi myaka yawe iri imbere izaba itandukanye n'imyaka yawe yahise cyane ko uri umwe mu bakinnyi banyuze mu makipe atandukanye PRR yo n'andi atandukanye za AS Kigali. Tubwire iyi myaka yawe izaba itandukanye iyi myaka ugiye gukinamo izaba itandukanye n'indi wakinyemo cyane biratandukanye cyane kuko hari ibyo umuntu aba yaciyemo byinshi ukiri muto bitari ngombwa ariko hari aho ugera ukavuga imyaka ntangiye gukura
natekereza ubundi buzima, natekereza ko nshobora gusanga nshigaje igihe kitari kirekire. Yego imyaka 8 rwose cyangwa 10 rero urumva ntago wafata iki gihe ngezemo ngo ugisanishe n'icyo narangije, yani ibintu bitandukanye. Umuntu aba agomba nawe, umuntu utekereza ku buzima bwe aba agomba kwitaho, ntabwo bizabisa. Namenye inkuru niba ari impamo simbizi, ubwo tugiye gato hanze y'ikibuga byihanganire. Namenye inkuru ko waretse ikintu bita agacupa, ngo akantu bita agacupa Sefu yarakaretse. Ibyo bintu byaba ari byo Sefu ngo yarabiretse rwose, ngo niba cyarabaye mu rukore byagenze gute? Sefu byagenze gute? Sefu wagiye hanze y'ikibuga warakijije, byagenze gute? Yashize igihe mwaretse, asize nk'amezi nka 6 gutyo, 7. Byatewe n'iki? Wararwaye cyangwa wararwaye cyangwa wasanze atari ngombwa? Nibyo mbazaga, igihe ugeramo ukabona hari ibyo wakoraga bitari ngombwa, ugomba guhindura ubuzima na stati. Niho nabonye ko bitari ngombwa, nta kintu byamfashaga muri kariyeri yanjye, ndavuga ibintu n'ubundi nta kintu bimfasha, nta kintu byongerera, bitamo kubireka. Utagiye gukina hanze, amakipe yose ari mu Rwanda wakinamo, cyangwa ufite amakipe wakinamo nayo utakwemera? Njye nta hantu nakaye amakipe, njye bitewe n'icyo nshaka nayakinamo yose cyane. na Etoile de l'Est na Bugesera na Marine. Situation ushobora ko situation ukabona ukahisanga, kandi no wakanga gukina ariyo situation isigaye. Urumva amakipe yose nk'umukinnyi biba bigishoboka, ibintu byose birashoboka. Imyitozo byari byose ku giti cyawe, banza tubwire bundi urugendo rwo muri Madagascar rwagenze rute? Urugendo rwo muri Madagascar rwagenze neza kuko twitwaye neza, twishimira n'Imana, twagiye amahoro, tujya amahoro, match ziraba twitwara neza, tugaruka amahoro, rwari rwiza. Ndahita nkubaza rero, ngewe ntabwo ndi ubutindire, kandi hano haza twagutumiye kugira ngo ujye utubwiza, turamubaza ibintu byinshi cyane kugira ngo ujye utubwiza ukuri. N'abafite ibibazo kuri YouTube bagende babishyiraho. Njyewe ijisho ryanjye riri kuri YouTube, niteguye kuza gusoma ibyo bibazo, kandi ndabizi na Sefu ari buze kubisubiza. Ikibazo nakubaza, muri nationale twabonye umutoza ikipe yakoresheje cyane yabaga yiganjemo abakinnyi n'ubundi baherukaga gukina kuri match ya South Africa, match yaherukaga. Ariko niwe muntu mu ikipe ya mbere, mu ikipe ya mbere yakinnye na twakinnye match ya mbere na Botswana, match ya mbere na Botswana. Niwe mukinnyi mu bakinnyi 11 bakinnye na South Africa wahindutsemo wenyine. Kubera icyo utakinaga muri Madagascar byagenze bite? Urwego rwari rwarasubiye inyuma? Ibyangombwa nyine kumureshwa. Wababwiye ko ufite ikibazo mu itako cyangwa basanzwe ugafite? Nari ngafite. Tugiye mu myitozo. Suko urwego rwari rwasubiye inyuma, ahubwo nicyo kibazo wagize cya shock. So nubaye nka Pacome Zuzo wagiye muri equipe nationale ya Côte d'Ivoire, afitemo akabazo k'imvune, yagerayo nta na kintu bikagaruka, akagaruka muri equipe yanga nabwo nta kine. Ntiwagiye ugafite cyangwa akagize uriyo mu myitozo? Akagize ndi mu myitozo mbere twakoze kuko hagira ikibazo. So bivuze ngo rero Sefu nta kibazo, usibye ko uyu munsi se bihagaze gute ku kijyanye nako kabazo? Karakize? Narivuje. Warivuje ubundi se? Yego, nta kibazo. Ni sawa. Hanyuma Sefu, situation yawe muri Kiyovu imeze ite? Duheruka baraguhagaritse, ibaruwa yagusanze muri camp ya equipe nationale. Ubungubu situation imeze ite? Nibyo koko ibaruwa bayimaye mu equipe y'igihugu. Ndarindira ndareka kumbanze mbe mu ikipe y'igihugu, nzabanze mbikiye muri ikipe y'igihugu yavuyemo. Nirinze kugira icyo mbivugaho n'abayobozi, ndabareka kugira ngo mbanze nite kuri match za equipe nationale. Maze kuva mu ikipe y'igihugu nandikiye ubuyobozi bwa Kiyovu, yego mbasaba imbabazi, kuko niba situation yabaye ni kuri match twari dufite na Etoile de l'Est, bagomba kujyayo. Ikibazo ntitwakora imyitozo icyumweru cyose. Rero nkanjye wari ukuriye abandi bakinnyi, nagomba kureba uburyo situation yikaroma, ariko nubwo bitari byoroshye, urumva abakinnyi barenga 30 baturutse imihanda itandukanye, buri wese afite ibibazo bye biba bigoye. Nyuma twari gukina kwa gatandatu, abakinnyi bari kuvuga ko nanjye ntibanyumvaga,
urumva ntabwo byari byoroshye kurya nanjye mbakonveke nibwo byageze saa 3 z'ijoro na mfata message ndabandikira namaze kuvugana n'ubuyobozi ndabandikira ndababwira ngo bihangane n'ubundi igihe cyose tumaze dukina ntabwo guterwa forfait ikipe nka Kiyovu ntabwo byagaragara neza kumva umukinnyi wakinnye muri Kiyovu ikipe nka Kiyovu igaterwa forfait nawe aho wazajya uri hose ntabwo byajya bikugwa neza ndabandikira muri groupe mu gitondo baranyumva nubwo nyine rumva bitagaragaraga neza bavugaga Joseph yatubwiye we hari ukuntu bimeze ibyo ntibyabura muri groupe mbatekereza ko ushobora kuba we wahembwe ariko siko byari bimeze kurumva no ni igisebo kubona nkanjye wari uyoboye abakinnyi ikipe ivuga ngo ntabwo yagiye gukina ariko aho byahereye nuko iyo situation yatangiye cyumweru cyose baravuga se nk'umuntu uyoboye abandi bagomba kuba ari icyo wakoze kubagarura donc kubinginga kugira ngo abakinnyi babe bakomeza gukora bikomeze gusakuza nubwo ibyo birarane bihari ubuyobozi bukavuga ko wagombaga kuba uri kuri side y'ubuyobozi nawe ufasha abakinnyi kubumvisha ko bagomba kuza mu kazi kandi koko ni nabyo urumva iyo uri umuyobozi nyine ingaruka zose urazirengera urumva ninjye ugomba kubibazwa niho havuye ibyo bibazo kandi ndanabyemera urumva nyine iyo uri umuyobozi ntabwo wakoze inshingano zawe nk'uko bikwiye nkaba kipe ya Kiyovu nananikinga isaba imbabazi nkavuga byabaye ntabwo bizongera urumva kuba uyoboye abantu hakaba situation nk'iriya yanagomba kubibazwa nyine ninjye wagombaga kubizira kubinda ko kubigendera mu nkaba narabandikiye nkaba negereje ko bansubiza ko navugiye ko nakoze amakosa Kiyovu equipe yamfashije nisubiramo nagiye mu equipe nationale n'ubu nta kibazo nafitanye nayo twabanaga neza yamfashije ibintu byinshi kandi equipe nziza equipe ifite izina urumva rero imikino isigaye ntabwo nayicara nagomba kutuza nkavuga ko nakosheje nabo nk'ababyeyi nabo twaravuganye bumva mbabwira ko bimeze nabo barabyumvishe nta kindi kibazo kigeze siza ku ruhande nta mukinnyi nigeze ngumura naki kuko no kujya bagaruke n'ingero bababwiye nuko ayo situation yajemo nta kindi kibazo kigeze kiza hagati yanjye na Kiyovu bari bagusubiza se cyangwa utegereje ko bagusubiza ku ruhande rwa Kiyovu Sport ese abari abayobozi mwaganiriye nubwo babahaye iyoborwa ndategereje ko ejo navuganye na perezida ndategereje bako bansubiza ibyavuga nibyo kuko Rumba Kiyovu niyo yongeye kumufasha kugaruka muri equipe nationale yaramufashije kuba wenda ari na kapiteni wamugana izo responsibility kuba atarazifashe ngo yemere kubana n'ingabo ziwe babihanganisha wamugana ubwo birumvikana ku buyobozi bwa Kiyovu Sport aricyo bagomba gukora ngira ngo n'abanyamuryango ba Kiyovu Sport bo hari abari bakurakariye hari abari batekereza ko wenda hari andi makosa akoze ku banyamuryango ba Kiyovu bo n'iki bababwira icyo nababwira nuko ariyo situation ko yabaye nta kindi kibazo nafitanye na Kiyovu twari tubanye neza nta kibazo kuri izo conditions zose twazibayemo ku kantu kajemo atumaze ikibazo nta kindi kibazo dufitanye na Kiyovu ni equipe nziza nuba kuko hari ibyo yamfashije muri kino gihe gito maranye nayo kandi sinifuza ko narangiza saison ikibazo nagino mfitanye nayo nshobora kugenda cyangwa nayigumamo nabuze ibiri imbere uko byifasha urumva rero ugomba kubana n'abantu neza yaba kote zose abayobozi abanyamuryango bose kabaka ko nta kibazo gihari rero kuri abafana yaba abanyamuryango nta kindi kibazo kiri hagati yanjye na Kiyovu niyo situation yabaye y'iyo match ya Tour gusa nta kindi kibazo cyari gihari hanyuma se byari byose nubwo utari gukorana imyitozo na equipe amakuru arayakurikira byari byose uracyari no muri groupe y'abakinnyi cyangwa bagukuyemo ndimo urimo no situation imeze ite icyari cyatumye Kiyovu abakinnyi bagumuka hari cyakosotse hari cyakemutse cyangwa biracyameze kwa kundi cyangwa naho ibiganiro ubona birimo biragana biri kujya ahantu heza ubuyobozi hari icyo buri kuvutanga nk'ikizere ngewe urumva ntabwo nari mu equipe nationale urumva kubisogera n'ubu sindasubira muri groupe neza nta makuru ya equipe mfite ahagije urumva ntacyo nabivugaho ubu ngubu nta kintu kimwe ndamenya ko ntabwo ndagaruka muri groupe
nta kundi. Sefu akabazo k'amatsiko ubwo turimo turakubaza ibibazo bitandukanye mu kibuga. Kuva namenya Sefu wakinanye n'abakinnyi benshi b'abanyarwanda n'abakinnyi b'abanyamahanga, nta mukinnyi n'umwe urakwicaza ku mwanya wawe. Ni iki kintu kidasanzwe ugira? Aba ari umunyamahanga baramuhengeka, babe bamugene n'abandi barabayengeka. Ni irihe banga ukoresha? Niki kintu ukoresha gituma kigusunika? Niki kigusunika ku buryo ntabwo nkuzi urya bench nyine? Niki kintu kigusunika? na kirenze no kubaha ibyo ukora no kubiha agaciro, no kwimenya, kumva ko uriya watangiye kujya hanze akazi kaba kari gupfa. Iyo watangiye kurya bench ejo ushobora no kujya muri tribune bimeze nkaho nta gaciro gifite. ugenda usubira inyuma ejo hari igihe wakwisanga no muri tribune urumva. Rero iyo utekereza utyo, ngewe ko najya nyina n'abanyamahanga benshi byansaba gukoresha imbaraga kugira nyine niba bagufashije cyangwa ni wowe wenyine. Buriya iyo uhuye n'abakinnyi bakomeye baragufasha cyane, kuko ntabwo waryama uzi ko ushobora gukora individuel cyangwa iki, kandi uzi ko ufite abantu ukina ku mwanya umwe bashobora gutuma kariyeri igira ibibazo. Ugomba nawe uhuye n'abakinnyi beza nawe uba mwiza, kuko ntabwo ukina mu tuzi. Turaje tubwire gato kuri Rayon Sport, byagiye bivugwa ko wagiye ugirana imigano na Rayon Sport ntibyakunda. Ikindi turabyo ibibazo byaje reka mbikubwire kubera ko uri umukinnyi nemera, kandi ukaba uri n'umukinnyi w'umunyarwanda ufite ubushobozi bwo kuba wakina. Ariko ngiye njya mvuga ko nkurambiye muri shampiyona y'u Rwanda. We ntabwo ujya ubona kurambira kuri ubutaka n'ubuje twaremye kuri ubutaka uba man of the match y'u Rwanda na South Africa, kandi dufite abakinnyi benshi b'abapro bavuye hanze, akaba ari bo bamone kamba bigenda bite ngo ntugenda ngo uve hano kuri ubutaka. uyu mwaka amahirwe arahari menshi cyane. Uyu mwaka isezon irangira amahirwe arahari. Reka tugaruke gato tubanze tunatubwire kuri ayo mahirwe, tutambutse ubutumwa. Hari na zazamu zaravuzwe ntimubyibuka? Yego tubwire. Ishyaka n'umurava angwa y'imama ndaraye ayimama ndaraye ingwa y'imama